Inshuti zanjye rero muze mbereke uburyo wategura ifunguro ryihuse igihe wihuta cyane ryagufasha rya mu gitondo cyangwa se igihe cyose waririra. Niba ufite ikirayi kimwe n'amagi 2 cyangwa 3 cyangwa 4 biterwa n'ayo ushaka kurya, ngwino dutegurane iri funguro ku buryo bworoshye. Biroroshye cyane kandi birihuta. Ni karibu, tubahaye ikaze. Uko mubibona rero mfite amagi 3, mfite inyanya, nkagira n'iki kirayi gihase. Iri ni ryo funguro tugiye gutegura ryihuse cyane, wategura udafite umwanya munini wo kwihuta. Kiriya rero nagihase, ibi byose ngiye gukoresha nabironze, birasa neza, bifite isuku. Hanyuma ugikata ku buryo ushatse. Ngiye kugikata udukibe dutoya tutari duto cyane. Nindangiza dutangire duteke, mbereke uko duteka. Niba uri umuntu mushasha hano rero dukandire subscribe, kandi tuguhaye ikaze kandi turakwishimiye. Niba utarakora subscribe yikande, kandi niba nawe warayikoze uri umusangwa hano, turagushimiye. Imana iguhe umugisha kubwo kudukurikira. Yego rero hari abantu nk'abasiribateri badakunda gutinda mu gikoni, batagira n'umwanya munini, wenda batagira n'ababafasha imirimo mu rugo. Hari igihe uri wenyine mu rugo ukavuga uti se ntabwo nteka ibiryo byinshi kugira ngo bitaza gupfa ubusa, gushaka akantu nshyira mu gifu kihuse kugira ngo ntateka ibiryo byinshi nkaza kuba nabimenya. Nakunze rero guteka iri funguro, ririhuta kandi riraryoha. Ni karibu rero mukurikire uko tugiye kubigenza. Maze gukata ikirayi cyanjye rero mpise nshiripa no kumbabura, nakase ikirayi nkata n'igitunguru. Ngiye kuba mbitetse, mu gihe biri buze kuba birimo birasha ndaba ntunganya izi nyanya ndetse n'aya magi. Nabyo rero mubikurikire uko ngiye kubigenza, nta birenze, ni ibisanzwe. Gusa icy'ingenzi hano ni ukukwereka ifunguro wategura wihuta uri wenyine. Niyo waba uri kumwe n'abana nabo barikunda. Dushizemo rero ikirayi n'igitunguru, tubishiriyemo rimwe ku kariro gakeya kugira ngo bitaza gushirira bitarasha. Murabizi ikirayi kirakomeye. Turagenda tugikaranga mu mafuta rero, ariko dukata inyanya, tugakata tuze kumena n'ariya amagi niyo turi buze gusorezaho. Mukomeze rero mukurikire, turabakunda.
twashizemo utuzi duke cyane kugira ngo ibi birayi bibanze bishe. Ushyiramo utuzi duke cyane ku buryo tuza guhita dukama, hagasigaramo ya mavuta atetse ibiryo kugira ngo tubone uko dushyiramo ya magi yacu. Dushyiramo hanyuma ugapfundikira bigatogota, duhita dukama nk'ako kanya kubera ko buri dukeya. Aha rero twari tuje kureba uko bimeze, urabona ko amazi yatangiye gukama, urabona ko byari bitangiye gufata hasi gucunganwa nabyo. Ntabwo utuma ibirayi bisha cyane kugira ngo bitaza kwinomba, urabireka bigasha neza ku buryo ubibona bigaragara bifatika. Ngiye turapfundikira rero kugira ngo amazi akame neza. Ubu urabona ko yakamye, hasigaye bya biryo byacu kandi byanahiye. Ubu rero icyo tugiye gukurikizaho ni iki? Ni ukumena ya magi yacu. Ndamena igi rimwe rimwe, ntabwo ndi buze kugira gute, ntabwo ndi buri kubite. Ndarishakira umwanya rero ku ipanu, ndabanza ndishakira umwanya gutyo ndimeneho uko rimeze kose, ntabwo tuza kurikubita. Noneho ni amagi atatu n'irindi n'andi n'irya kabiri n'irya gatatu, nuko tuza kubigenza. Niturangiza dutegereze nayo abanze ashe. Murabibona rero ko ifunguro ryacu ryatunganye, tugiye kuryarura. Urabona ko amagi yahiye. Uryarura rero bisanzwe, ukarurana na ya magi yawe, ubundi ukaryoherwa. Niba wabanye natwe rero kuva video itangiye kugeza irangiye, turagushimiye. Kandi niba wakoze subscribe nabwo turagushimiye. Niba utarayikora ukomeze uyikore. Nakagaruka, tubonane muri video